dukomere Imana amashyi menshi. Turabashuje mu izina rya Yesu cyane. Haleluya. Nitwa Barayavuga Dativa, ndi umukristo wo mu Gatsata muri paruwasi ya Gasave. Hanyuma korali Beura ni inshuti zanjye, ni inshuti zanjye. Ubwo ndi umubeura muri make. Hari n'ubwo bambwira ati uzazane rekomandasiyo, ariko Imana ibaha umugisha. Haleluya. Tunejejwe n'Imana mu mutima ko yaduhaye uyu munsi ikawutwongeza. Hari abantu benshi bavuye mu mubiri bisasta kabisa ikindi, ariko twebwe turi amahoro. Haleluya. Bese yatanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu, hanyuma turimo turi bazima, turimo tuvuga imirimo y'Imana, turi kuvuga gukomera kwayo, turi kuvuga ibitangaza byinshi yakoze. Yikomera amashyi menshi yubitse ibyo yakoze, uyivugiriza impundu kubera ko umwami ni umwami. Muri iryo torero ndi umuririmbyi, hanyuma iyo mfite umwanya, iyo mpari ndi umuyobozi w'icyumba kiyobora kuwa gatanu. Dushimana yatugiriye icyizere. Amen. Aho tuvuka naho tuba ntago byatwemeraga gufata iyi mikoro, ntago byabitwemereraga, ariko Yesu tareba uburanga. Haleluya. Ntarebe ubwiza, ntarebe ngo uvuka mu miryango imeze ute, ntarebe ngo uturuka hehe, ntarebe ngo ugire ute, akugirira imbabazi. Ukuntu yavuze ngo mwese abarushe ndetse n'abaremerewe nimuze musange ngewe ndabaruhura. Ube warize, ube utarize, ube uri mugufi cyangwa uri muremure, ube warize, ube utarize, yaravuze ngo mwese abarushe n'abaremerewe ndi bubaruhure. Dushimiye Imana itareba uburanga. Haleluya. Buri ibiryo by'Imana ni amashimwe. Amen. Haleluya. Kandi mu bintu Imana ikunda inanga, ikunda gititi. Mu bintu Imana ikunda inanga, ikunda abantu bayicurangira neza, bakayirimbira neza, bakayibyinira neza. Mujye mureka kuba barakare mwageze imbere y'Imana. Hoya, uzaba umurakare mu rugo rwawe, ubu murakare mu kazi, ubu murakara ahubuka, nugera no mu nzu y'Imana naho ubu murakare kwa Jina. Ubwo se wazishima ryari? Wapi? Dusome ijambo ry'Imana. Tujye gusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Yobu igice cya mbere. Tugerageza ugeze imbere y'Imana, wishakemo ikintu, akantu uzakorera Imana ku buryo n'umunsi yakubuze ku ntebe wicaraho izagiza kureba icyatumye utahagera. Niba ushoboye kubyina jya ubyina, ushoboye gukoma amashyi ujye uyakoma, ushoboye guhimbaza uhimbaza, ushoboye guseka useke, ukeneye haleluya uyitere. Icyo ushoboye jya ugikorera Imana. Haleluya. Tugerageza nibura twagiye tubona Imana ikavuga ati kubw'umudiho wawe nguhaye umwenda, kubw'umudiho wawe ndakwambitse, kubw'umudiho wawe nkoze ibi. Twagiye tubona Imana biturutse mu maguru, tugenda tubyina kubw'umudiho, ikavuga ati ngewe nkoze iki. Haleluya. Imana. Yobu igice cya mbere, igice cya mbere turahera ku murongo waho wa 20. Yobu igice cya mbere turahera ku murongo waho wa 20. Haravuga ngo maze Yobu aherako arahaguruka ashishimura umwitero we, ari ameze. Ndasoma amaso agahita ndya yitufatiraho. Maze Yobu aherako arahaguruka ashishimura umwitero we, arimoza, yikubita hasi arasenga ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubintwaye.
izina ry'Uwiteka rishimwe. Nkomeze amen. Nyikiriza amen. Mu minota mike mfite tugiye kuganira ku mbaraga, gutunga imbaraga z'umutima, ugatunga imbaraga zirenga ibintu zikarenga n'abantu. Amen. Gutunga imbaraga z'umutima zirenga ibintu zarangiza zikarenga n'iki n'abantu. Haleluya cyane, haleluya. Iyo usomye Bibiliya usanga uyu mugabo bita Yobu yubahaga Imana akubaha n'abantu, kandi yaratunze, yari afite ibintu byinshi. Hari abantu bubaha Imana bakize, hanyuma bubaha Imana bakennye, hanyuma bakira ntitwongere kubabona. Njya mbabona bakubaha Imana bakennye, hanyuma iyo afite ibiro 5 by'umuceri ntumubone mu rusengero, hanyuma byaba byashize, hanyuma akaza tujya tubagira. Hanyuma Yobu yubahaga Imana kandi afite. Hanyuma ngo umunsi umwe abana b'Imana bajya gushengerera, shitani nawe ashengerana nabo. Uwiteka abaza shitani ati mbese waba uturutse cyangwa se uvuye he? Haba ngo mvuye kuzerera mu isi ndetse no kuyitambagira. Ngo nakubwira abantu bamwe ngo ubundi shitani uduhiga akaturwanya n'inzererezi. Yaba wari ubizi ko nubwo aguhiga hari inzererezi. Haba ngo mvuye gutambagira mu isi ndetse no kuyizereramo. Hamwe ngo niko waba witegereje umugaragu wanjye Yobu, ubujya nyubaha akananyubahisha. Ukeneye imbaraga zituma ugira ubusabane n'Imana mu rwego Imana ikwirata, ku buryo ifungura ibigeragezo bikakugeraho kuko igufitiye icyizere kuko utari buyisige. Nyikiriza amen. Nyikiriza cyane, haleluya. Aramubwira ngo wabuzwa n'iki? Shitani asubiza Uwiteka, yabuzwa n'iki kutakubaha? Afite inkamiya, afite indogobe, afite ibipfizi, afite ibimasa, nta kintu adafite. Kabiri, afite abana beza, afite umugore, afite abaja n'abagaragu. Yabuzwa n'iki kutakuba? Uwiteka aramubwira ati genda, ibyo byose nta kibazo bitwara. Ariko yari afitiye icyizere Yobu ko naho ibintu babitwara bitazamukuraho kwitwa inyangamugayo. Nyikiriza amen. Aragenda byose abikuraho. Imbika imwe ikaza, narindi kuragira indogobe zirapfuye, indi ikikubitamo. Narindi kumwe n'abana mu kirori barapfuye, undi waraza. Mbese mu minota 10 bose bamuzanira inkuru yica mugongo imwemeza ko nta kintu na kimwe asigaranye. Ariko imbaraga z'umutima yari afite zimwemeza kuba agiriye ishurirwa rikomeye. Arabasubiza ati nimwumve itangazo, navuye mu nda ya mama, njyewe nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi nta kintu ufite, sinzikuraho kwitwa inyangamugayo. Komera Imana amashyi niba ubyumvise. Nyikiriza amina. Yobu yari amaze kugwiza imbaraga zirenga amatungo, zikarenga abana. Yari amaze kugira imbaraga zirenga ibintu. Aravuga ati naho ndiwa, naho napfa, nzaguma kwiringira,
ngo abana b'Imana bavuye gushengerera, hanyuma nawe aza arebeta inyuma ya Uwiteka amaze ati noneho se waba uvuye? Mvuye kuzerera mu isi ndetse no kwitambagira. Ni inzererezi. Nubwo aguteza uburwayi ni inzererezi, naho yaguteza inzara ni inzererezi, ibyago n'amakuba yakuzana ariko ni inzererezi. Waba ubizi ko ari inzererezi? Nyikiriza haleluya. Aramubwira ati wanjye witegereza umugaragu wanjye Yobu, uburyo akinyubaha akananyubahisha, wamwitegereje atarabuzwa nande ko afite umubiri muzima, umubiri kugikora, amaboko akaba akiri mazima. Hazashaka ibindi, uzamuha umugisha, narangiza ashaka ibindi. Aramubwira ati ibyo byoroshye. Aravuga ati ngaho muri ya mubiri we nurangiza reka azaguma kukubaha. Nyikiriza haleluya. Aragenda amukoraho, amuteza ibibembe, yabagera mu rwego yishimisha ururyo, inshuti zikamusura. Ari ugera mu makuba hakaza abajyana zikamusaba ati kundi Yobu, birashoboka ko Imana yakora ikosa rimeze gutyo? Birashoboka. Usaga ku wa mbere, ugasega ku wa kabiri, ku wa gatatu ukongera, ku wa kane ukongera, ku cyumweru ukongera. Birashoboka ko Imana yakora ibi bintu? Arababwira ati reka mbabwire, nta kibazo, nubundi navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ngomba no gusubira mu nda y'isi nta kintu nambaye, kandi sinzigera nikuraho kwitwa inyangamugayo. Ngo bagenda akababara. Iyo usomye Bibiliya, Yobu yarageragejwe arababara, agera mu rwego umugore amubwira ati ariko nanjye ndagenzuye nsanga Imana ifite ibintu yaguhoye, ufite ibintu ugenda ugakora hirya hariya ntajya amenya, kubera ko Imana ntabwo ari ingome gutya. Avuga ati rero reka nkubwire, tukiye Imana yawe nurangiza wipfire. Yobu ngo aramwitegereza, aramubwira ati tugaragaye mu bagore b'abapfapfa, twubashye Imana dufite ibintu, tunaniwe no kuyizera nta kintu dufite. Nyikiriza haleluya. Ngo Yobu arababara, inshuti zaza akababwira ati nimutege amatwi mbabwire, gukiranuka kwanjye njyewe ndagukomeje, nubwo ndi kwishimisha urujyo, ariko umukiza wanjye ndabizi ko ari hafi. Nawe nagera mu byago nkagera no mu makuba, umutabazi wanjye ari hafi. Takodesti haleluya. Nyikiriza haleluya. Yobu bagenda agera mu rwego avumira umunsi nyina bamuteye inda. Abantu badahari, abantu ntago bari bahari. Ubundi mu gihe uri kugeragezwa jya ujya ahantu abantu bari. Haleluya. Iyo ufite ahantu ujya ntago shitani aguhugura. Iyo aje guhugura asanga wateye iperu muri korari, kavuga ati nanjye nicaya ndahategerereje, mategerereje umukiza. Yaza agasanga wagiye gusenga, yagugura turakomeje kwizera, nta kizatuma ntitwiki inyangamugayo. Nubundi kwizera kwanjye nako ndagukomeje. Abantu bagenda ageze avuga ati ngewe mvumye umunsi mama bamutereye inda, mvumye bese bari bagiye, nta bantu yari ari kureba, nta bantu yakuba kubwira ibintu imirimo y'Imana yakoze kera yari ari kureba. Jya ahantu ubwira abantu iby'Imana yakoze, nubwo uyu munsi itakora ariko hari ibyo yakoze kera. Nyikiriza haleluya. Havuma umunsi nyina yagiriye ijoro, nyina yagiriye kubisi, avuma ijoro yavukiyeho, avuma iminsi amaze. Ariko abantu bagarutse ajya 23, aravuga ngo izi nzira nyuramo nubwo nyishaka sinyibone, nareba mu kuboko kw'iburyo nkayibura, mu kuboko kw'ibumoso sinyibone. Aravuga ati ariko mva izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo ameze nk'izahabu. Aravuga ngo ikirenge cyanjye cyashikamye muri yo, sinatengugwa inzira zayo, sinzareka kodesta kwikuraho kubinyanga mugayo. Nyikiriza haleluya.
arayubaha, araguma araburana. Abantu bajya batereka nanjye nkubwira sanze ibyo ari kumbwira ari byo. Ayitumira mu nteko. Ese ayitumira mu rukiko, avuga ati ngwino. Ariko abantu bari bagiye. Batereka ngutumire ngewe mu rukiko, ubanza umbwire basi ni iki nakoze. Hageze kuri tera, Imana ntabwo yatumuvuga se. Reka impamvu kivuga akuka karacyahari. Ntabwo wabona kuka ko kuvuga ko kuyibwira amateshwa wapi. Arayibaza ati yo ubu wantumiye nanjye nditabye. Ese ubundi yo urumva ushaka ko tuburana? Ntiyatuma avuga. Hamwe ati ubundi wabuzaho ububiko bw'imvura, wabuzaho urubura aho rwaba ruri. Abanza yiterije cyangwa tundi ujya kurema imvura ntago nari impari. Undi nari impari se. None wabuzaho ifatiro z'isi aho zishingiye. None se ubundi urema isi bwo nari impari. Hagifite ivogonyo. Hari igihe uba ugifite ivogonyo ukivuga ati ngewe nutankorera ibi sinzagaruka muri korali. Ngewe nutabigenza utya sinzasubira kuririmba. Uzabireke. Utayikoreye abandi barahari. Kandi uva ku murongo hakinjira mundi. Uzi ngo urayihima se abakozi rabafite. Nyikiriza haleluya. Yobu atsindwa atabura ageze 42. Nyikiriza haleluya. Aravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi ntakibasha kuragwa imigambi yawe. Aravuga ngo ibyawe najyaga mbyumvisha amatwi, ariko noneho n'amaso yanjye nayo arabyiboneye. Undi yinjiye muri ndeme ihita itegeka abantu bazaga kumuhugura, fatiri mugende mwikoreye. Undi mwajyaga y'inkokora ziri kureba inyuma, ariko uyu munsi mugomba kujya y'inkokora zireba imbere. Nyikiriza haleluya. Undi iyo umuntu agusuye, iyo umuntu aje kugukwena aza ameze gutya, inkokora ziri kureba he? Ziri kureba he? Ariko iyo ijuru ritegetse ahita aza ameze gutya. Nyikiriza haleluya, haleluya. Nyikiriza haleluya. Yobu yari afite imbaraga ziranga ibintu, zikarenga abantu, zikarenga abamuvuga, zikarenga abamukwena, zikarenga abamuseka, zikarenga abazima babi. Yari afite imbaraga zirenga ibintu, zikarenga n'abantu. Nyikiriza haleluya. Iyo usomye mu bami ugahera ku bice 18 abami ba mbere, ubona Yobu, ubona uyu mugabo bita Eliya atumira abahanuzi ba Bali, agatumira umwami wa, agatumira na Obadi yiyereka. Kandi bari bamaze imyaka myinshi Eliya bamushaka baramubuze, ariko yari afite imbaraga zimwemeza guhagarara imbere y'umwami. Nyikiriza haleluya. Yari afite imbaraga zimwemeza guhagarara imbere y'Ahabu, kamubwira tumva ubu noneho naje. Ngo Obadi akimukubita amaso aravuga ati ariko Eliya we, ibintu wadukore, twagufata ukaduca mu mwanya w'intoki, twaza ukaduhunga, none uriyerekanye. Aravuga ati si no kwiyerekana gusa. Nyikiriza haleluya. Genda umbwirira aha atumira abahanuzi bose ba muri iki gihugu uko ari 850, ubabwire batsaga ku musozi w'i Karumeli. Kandi iyo dusomye amateka y'uyu mugabo Eliya, batubwira ko Eliya yari insuzugurwa rwose original. Weho nubwo kubitwa ari kurambara, ariko we ntiyambaraga. Bibiri tubwira ko yari umugabo, yari umuhungu muto, mbese mugufi. Kabiri babonaga nimwe. Ubwo yarambaraga. Ubu papa bose bari hano ntabwo twamenya nimba bazifite cyangwa niba ari ntazo, kubera ko barambaye. Sibyo? Ariko Eliya barazibonaga kubera ko ntago yagira gute yambaraga ikintu cy'igikabutura cyaracitse cyarangiye, yambaraga akantu kakitero hano byari byararangiye, ariko yari afite imbaraga zirenga abantu, zikarenga n'ibintu, zikamwemeza guhagarara imbere y'Ahabu, kamubwira ati genda umutumire umunzanire. Nyikiriza
baba aritegereza ahita ajya muri hahandi Yesu yamaze gukiza umwana wahari. Baravuga ati yaragishyushye, n'ubundi kubera ko yaragishyushye, n'ubundi yaturindira yari buzuke. Ariko wibuka ko bamutumye ko Lazaro arwaye, aravuga ati indwara arwaye si yo kumwica. Arabareka ararwara, agera n'aho apfa iminsi irashira. Avuga ati uyu munsi nimuzura baramenya ko Imana iba muri njyewe. Nyigiriza haleluya. Nawe abwira ati rero muhitamo ahagarara imbere y'aha. Aramuga ati igihe mwahereye musuzugura Imana, uyu munsi turashaka ko bisobanuka. Muhitemo ibintu bibiri: muhitemo kubaha Uwiteka cyangwa muhitemo gukorera Bali. Umva imbaraga z'umutima. Yaramaze kufuya, afite imbaraga zirenga abantu, zikarenga n'ibintu, zigatuma atinyuka n'umuntu atari butinyuke, agatinyuka n'umuntu wamuhemukiye, akaba yatinyuka imbere y'umuyobozi avuga ati ngaho bumurebe ko mburi ndaburya kandi sindapfa. Izo ni imbaraga z'umutima. Haleluya. Hera razome topiko desta. Imana ishimwe. Narivuze ngo Imana ishimwe. Abwa ati tugiye kubaka ibicaniro bibiri. Ibi bicaniro bibiri nibirangiro, hanyuma mwebwe murabanza, kubera ko mwe muri benshi. Ngende umuhanuzi umwe usigaye, mwebwe muri benshi ngende bake. Ndi umwe, muhamagare Bali yayo iri busubirisha umuriro. Arabari yari Imana. Umva umutego w'umuntu wagwije imbaraga z'umutima. Hanyuma yari yifitiye icyizere. Ukeneye gutunga imbaraga z'umutima zirenga abantu, zikarenga ibintu, zikakwemeza amasengesho aguheza muri fundasiyo, ukagira ahantu hera amasengesho, ukagira n'aho uyasoreza. Nyikiriza haleluya. Ngo bahera mu gitondo bahamagara Bali. Ariko reka mbabwire, ubundi ubu Bali yo koko ubundi murumva yari kwitaba, igahagarara imbere y'Imana yaramye ijuru n'isi, ngije kwitabije mu kibuga bitaba kuko yabihoreye. Ubundi y'ijuru ritegetse byose birahunga. Kuba umeze gutya n'izi zazije ibasha gukora ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Tunga imbaraga z'umutima, tugiye gusenga. Nyikiriza haleluya. Ngo bigeze mu masaha 8 saa 6 gutya bwa ati rero kambungura inama, ngiye kubungura igitekerezo. Imana yanyisha ko yazindutse cyangwa se yasinziriye kandi ikeneye gukangukwa. Noneho ni mwikebagure, mufate imisho cyangwa inzembe, mwikebagure. Nibona amaraso yanyu iri bubagirira ibambe ndetse n'imbabazi, ngo amaraso arinda abaho umwishongi itarabitaba. Ko ntabwo yari kwitaba. Murumva ari kwitaba? Ntabwo yari kwitaba. Ifite amatwi ariko ntiyumva, ifite amaguru ariko ntigenda, ifite amaboko ariko ntikora. Ariko iyo twize iyijibije. Haleluya. Uyu mugabo yari yaravuga ati rero nimwigireyo. Hanyuma aravuga ati nimunyegere. Umva ikintu yabashikishije, yagiye yegera umwe buriya kuko ntabwo nawe yari gupfa kugira, sibyo se? Ariko ari yifitiye icyizere, afata amabuye 12 asobanura imiryango 10 n'ingahe n'ibiri ya Isiraheli. Arangije avuga ati rero kabiri ni munyegere. Buriya agendaga avuga ati rero vuga ko wasambanye, Imana ikubabarire, waribye Imana ikubabarire, abashukisha kubanyuramo, akajya agenda basohoka ngo nimuwe, akajya agenda avuga ati vuga Imana ikubabarire, akajya agenda avuga ati nawe amaze guyegereza imitima yabo, hanyuma yegera icyo Imana ivuze. Haleluya. Yubaka igicanira kubitaho igitabo, arangije asukura imavu. Arababwira ati hanyuma umva imbaraga z'umutima zikwemeza kugira ubusabane ndetse n'Imana, mu rwego Imana ikwiyumvamo aho uyihamagaye igahita ikwitaba. Nyikiriza haleluya. Kamvuga kaduhite dusenga. Hanyuma ngo arababwira ati nimujye kuvoma. Umva ahita ashyiraho n'itegeko arabakoresha, kandi babahamagaye Bali yabo ari kureba, ariko noneho wahita baha n'akazi kugira ngo hatagira umuriro utaza guhita waka. Avuga ati bamujugunyemo igishirira. Impamvu waka umuntu 10,000 akabikwima ni ukugira ngo ejo Imana niyaguha atazagira ngo yabigizemo uruhare. Haleluya. Impamvu ushobora gusaba ubufasha umuntu ntabuguhe ni ukugira ngo ejo Imana nigutabara hatazagira uwirata ko yagufashije muri izo ntambara.
niyo mpamvu ndafashijwe nanjye dativa nyikiriza haleluya ahamagara Imana bamaze kuvoma impamvu zuzuye abasubizaho gatatu paka igicaniro kidendeyemo amazi. Eliya iyo usomye Bibiliya usanga atarasenze n'umunota. Buriya urimo se? Buriya umunota urimo? Nta munota urimo, urebye n'amasegonda 30. Ahita ahagarara imbere y'igicaniro aravuga ngo Uwiteka wabereye amagare n'amafarashi Abisiraheli, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, nanjye nk'umugaragu wanjye Eliya ndi ku musozi w'i Karumeli. Uyu munsi mu bahanuzi babaye bimenyekane ko ari wowe. Munyemerere dusenge, iminota yanjye irashize. Nyikiriza amen. Iyo ugwije imbaraga z'umutima nta magambo menshi wigwa uvuga. Nyikiriza haleluya. Ubundi haranira kugwiza imbaraga z'umutima, uharanire kuba inshuti n'Imana. Haleluya. Yari inshuti n'Imana mu rwego yayihitemo gupfa ajya mu giti cy'umwisi, igiti cy'umweretemo, ariko ijuru rimwitegereje ribona nubwo umunaniro umwishe ntago ari uwo gupfa. Hari ibyo yavuganye nawe ashaka gupfa bakamuhamba nk'uko abandi babahamba, kandi ijuru ryanzuye ko azapfa azagenda atapfuye. Wabyumvise? Wowe ushaka kwiyica, ushaka kuva mu nzu y'Imana, kandi hari ibintu Imana yavuze wikicira inzira aho izakunyuza n'ihazi, ahubwo gwiza imbaraga z'umutima zikwemeza gukomera ku munsi mubi. Nyikiriza haleluya. Ijambo avuga ati ntabwo najyanye ko ngomba kumwica gutya, ahita akupa igiti cy'umweretemo, ahubwo ahita abwira Sapate marayika, aramubwira ati umva wenyera gutabara, ihute fata agacumu, ko mu ijuru hateka, mu ijuru barateka, nubwo ubona utarya ariko mu ijuru ibiryo biriyo. Nyikiriza haleluya. Haramubwira ati hute fata agacuma kuzuye amazi, ufata amakara n'umutsima, ugenda ucirire Eliya umubwira arye. Ngo Eliya akimara kurya amaze guhaga ashaka kongera kuvuga ati ngewe ndashaka gupfa, akuye ngo nicwa n'iyi nkota yahawe misema gupfa, kuko Yezebeli yari yirahiriye aravuga ati Eliya ninamwica Imana zanjye zizabimpore. Ijuru rirongera ribegereye risanga yasinziriye, aramubwira ati Sapati marayika ihute umubwira arya hage, hanyuma akomeza urugendo, ambara imbaraga z'Imana ukomeza urugendo, kuko imbere gatoya aho ujya ni heza. Dukomere Imana amashyi dusenge mu izina rya Yesu. Waba waracogoye, waba waracogoye, ibigeragezo byaraje uracogora, intambara zaraje uracogora, ukeneye kugwiza imbaraga z'umutima zikwemeza kurenga ibintu ukarenga n'abantu. Hano harimo abagabo benshi barenze abantu barenga n'ibintu. Niyo urebye umugabo Mose nawe yari yararenze, yarafite imbaraga zirenga abantu zikarenga n'ibintu, mu rwego yabaga inshuti n'Imana, ku buryo Imana yashatse kurimbura Abisiraheli ibanza imugisha inama, iramubwira ati banza umbwire. Bajya mu kiganiro baraganira. Imana dukorera ikunda kuganira iyo ubana nayo neza, ukirinda ibyaha, ukirinda ibisa nabyo, ukayikorera uko ishaka, ukagendana nayo uko ishaka. Ntago yaguteza abantu mu ikosa itagikora, niyo gusiga umukiranutsi wayo. Tugiye gusenga. Waba urimo ukeneye izi mbaraga z'umutima, hari ibintu byakunanije, baturimba indirimbo nziza ivuga ngo mu bihe byo gusenga binyigizaho datari, mu bihe byiza senga Uwiteka bintarura mu magarara. Ese urimo utarakira Yesu ndetse n'umwami ndetse n'umukiza? Waba urimo kugira ngo Imana ikugaruka ifite ibambe, ifite n'imbabazi nyinshi, kugira ngo Imana ikugirire impuhwe, ikugirire urukundo? Iyi Mana twizeye ko ari inyembabazi, ni inyarukundo, ntimeze nk'abantu. Ariko barokore b'Imana, reka mbabwize ukuri kw'Imana, iyi Mana twizeye ifitanye urubanza n'abarokore
aka kantu ngiye nakavuze nagaruka. Mufitanye urubanza n'abarokore, abasambanyi ni mubihorere, n'abiba mubihorere, n'abaroga mubihorere. Ahubwo wowe uza kumvira ibi bintu bigaca mu gutwi bigahinguka muri ni wowe ufite urubanza rukomeye, kuko wumvishe byinshi azabazwa byinshi, uwumvishe bike azabazwa bike. Niba umaze iminsi usengera muri iri teraniro ry'abera ukaba utarakira Yesu n'umwami n'umukiza, kandi uraza uko waje ukongera ukagenda ugakora ibya, ukongera ukaza ukumva ibi bintu, ukongera ugasubirayo, ukaza kandi iyo bakubona mu rusengero babona uri umurokore rwose, waba urimo utarakira Yesu n'umwami n'umukiza ngo ugire gutya, kugira ngo Imana ikugirire neza, ikugirire ibambe n'imbabazi, kugira ngo Imana iguhe imbaraga zirenga abantu, zirenga abakuroga, zirenga inzara, imbaraga zirenga kuri mu bukode, imbaraga zirenga ko bagusohoye mu nzu. Byavuze ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, nta nubwo arondoreka. Waba urimo utarakira Yesu n'umwami n'umukiza ngo ugire gutya. Natwe twajemo hano turi abarakari, isi yaratubabaje, ariko tugeze mu nzu y'Imana itugirira ibambe n'imbabazi. Waba urimo uzi ko mu rusengero iyo usomye umusamariya yavomaga kuresha, akavomera kure kandi yiriwe mu rusengero, ariko akajya kuvomera aho abantu batamurakanga, abagore batamutera amaboko yatwaye abagabo b'abandi. Ariko Yesu amugezeho, muziki ibintu by'amoko byahozeho kera. Yesu amugeze aramubaza ati niko wama ku mazi nkanywa? Aravuga ati reka ni ryari abagiriki n'abayuda baba barasangiye amazi? Yesu ni gute abasamariya n'abayuda ni gute basangiye amazi? Yesu aramubwira ati yaba wari uzi umuntu wimye aya mazi na wakayamuhaye. Avuga ati yaba wari umuzi wakemeye ukayamuha, kuko ngewe uyamaye naguha amazi ya amara inyota, utazigera wongera kugira inyota ukundi. Unyemereye naguha isoko ujya ugendana nayo. Wajya muri dushe ugasanga ya robine, wajya kukaraba ugasanga ya robine, wajya kuryama ukabona robine, waba wicaye robine ukayigendana, waba uri kujya mu isoko robine ukayigendana. Uyaba wanyemerera urimo, kandi niba utarimo turasenga, urimo utarakira Yesu n'umwami n'umukiza, muhaguruke nta kibazo. Muri byavuze ngo nta soni mfite usibye iz'ibyaha byanyu. Yesu ni umunyembabazi, Yesu ni urukundo. Imana ishobora byose. Mu bintu Imana ikunda abanyabyaha, kuko Yesu yatanze itangazo rikomeye avuga ngo abarushe ndetse n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Ugere kwa Yesu nta kintu ufite, agahita kuremera ubuzima. Wagera kwa Yesu nta myenda ugira, agahita gushopingira. Yesu shopinga, agashopinga n'umwenda w'imbere wowe uramukinisha. Urumva se adashoboye? Nawe usigayemo, komeze mutambuke. Nawe niba usigayemo tambuka. Bandi bwese twubike amaso gacyane. Tambuka nawe. Nuwaba yaraguye wese azi. N'umuntu utajya ku imeza y'Imana. Yesu yiteguye gutanga ubugingo. Yesu yiteguye gutanga amahoro. Tekereza umwanya, utekereze utambuke. Uze tugufashe gusenga. Waba urimo nawe niba usigayemo ngwino, kandi niba tambuka turakomera Imana amashyi. Tambuka. Niba ari mutambuke mupfukame hariya. Usigayemo, urugo rwarakunaniye, Yesu niwe wubaka. Ibintu byaranze, Yesu niwe urema ubuzima. Uyu musamariya muremeye ubuzima, isoko akajya yigendana. Yajya mu dushe agasanga yo ni robine, yajya mu isoko akabona robine arahari. Mbese ntabwo yongeye kugira inyota ukundi, yahise ishira. Nawe ngwino umwegere, aguha imbaraga zirenga abarozi bakuroga, aguha imbaraga zirenga inzara ubona, aguha imbaraga zirenga amadeni. Ngwino umwegere, aguha imbaraga zirenga ibintu ndetse zikarenga n'abantu. Kandi niba ari abangaba gusa, turasaba ba mwarimu bashumba bacu mwigire hino. Nawe waba waraguye, mudufashe gusengera abantu. Nawe waba utarakizwa, waba utegereje iki kuri Kristo? Waba utegereje iki? Ariko ubuzima buri muri Kristo ntandi buri. Kadusengere abashiki bacu batambutse ndetse n'umusaza. Mubasengere nta kibazo. Abandi batuye mu gitondo si ngombwa kubatuza, ntabwo ari ngombwa cyane. Kereka uwaba bishaka, ariko si ngombwa ko nabishaka barajya kubikorera hepfo kugira ngo twumve uburyo umwete ushaka turabikorera hepfo.
bigomba gukorwa muri gahunda. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, turaguhimbaje, tugushimiye ko twumvise ijambo ryawe. Umwanya utari mutoya twumva ijambo ryawe ryonyine ryuzuye, koze byiza birenze ibyo tugusaba mwami, kuko twe dutekereza nk'abantu tukavuga nk'abantu, ariko turagushimiye ko ukoresheje umuja wawe akaba tubwiye ijambo ryawe. Iri twaryumvise ejo, twongeye kuryumva byanga byakunda, hari impamvu yabyo. Ureke imitima yacu ibashe kuryakira mwami, kandi hinduke rwose imbaraga z'Imana zikorera imitima yacu kugira ngo ziduhindure, cyane cyane abene data batambutse hano imbere yawe mwami, ubagiriye neza. Ureke umwuka wera w'Imana aherekeza ijambo ryawe, aryinjize mu mitima yabo, bahinduke rwose bagire imitima mishya mu izina rya Yesu umukiza wacu. Turasenze mwami kugira ngo ubugingo bwabo bubw'agaciro mu biganza byawe, bakomerere muri wewe. Ubundi kandi mwami wakurisha ijambo ryawe, bahinduke rwose bagize imitima mishya. Reka ijambo ryawe ribahindure uko ushaka ko bamera mwami. Bazaba abakozi bawe mu itorero, bazaba abakozi bawe mu miryango yawe, bazaba abakozi bawe mu gihugu. Mana data wa twese uri mu ijuru, kuzageza kuri wa munsi uzaza kuzajana itorero ryawe, uzasange bari maso. Iyi ntambwe bateye mwami tuzabirata imbere yawe, tuzavuge kwira neza kw'Imana. Turagushimiye ko twumvise kandi ugiye kubagirira neza ku bwa Yesu mwami n'umukiza wacu. Amen. Komera Imana amashyi. Muhaguruke abandi twese, muhaguruke. Uriya mugabo arabagira inama iminota nk'ingahe gusa, murahita mugaruka guterana hariya, mumwegere gatoya arabafasha. Reka twese duhaguruke tubwire Imana iduha imbaraga z'umutima zirenga abantu, zikarenga ibintu, zikarenga ibikugerageza, zikarenga amakuba urimo. Uyinginge kandi uyibwire ngo makuba inshuti yawe, uyibwinge iguha imbaraga zikubashisha gusenga paka ubaye inshuti n'Imana. Turagushimiye Mana. Yes. Uri dostika rasi wewe enima, nyine waduha imbaraga, she dostika la dobe, zina rya Yesu uri Kristo. nistika ya sinima, Imbere yawe muri hela lala zome, Hallelujah, urakodobe hallelujah. ya sinima, Hallelujah, urakomenima, hallelujah. urakode Yes, dastika, Yesu. urashini Turagusaba minima, kuduha imbaraga urashoboye Ma. Turagusaba kugira ngo uduhe imbaraga Turasenze kugira ngo iri teraniro ry'abera kugira ngo uduhe imbaraga utanga z'umutima. imbaraga z'umutima Wewe nyine zirenga abantu, wadutambutsa. zikarenga ibintu, Wewe kugira nyine ngo uduhe imbaraga Yes. zitubashisha Yesu. kuba inshuti yawe. Yesu. Duhe imbaraga Yesu, Yesu. zitubashisha Yesu. kugira ubusabane nawe. Duhe imbaraga zitubashisha kumenya gusenga Yesu. mu gihe cy'amakuba, mu Yesu. gihe cy'intambara. Yesu. Tayazonema, Yesu. turazinikwa desa, Yesu Kristo. turasenze Yesu kugira Kristo. ngo abagabo Yesu ubahe Kristo. imbaraga z'umutima, Yesu Kristo. ababyeyi Kongera tanga imbaraga imbaraga mu bwenge. z'umutima, Kongera imbaraga mu abakobwa bwenge. ndetse Wongere, n'abasore, wongere, wongere. abaririmbyi, Wongere. abashyitsi, Hallelujah. tanga imbaraga Hallelujah. z'umutima Yesu. zo kuranga ibintu Hey, ndetse Sita. tukarenga n'abantu. This time boy. Eh, Halai mene la 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 zone ko Dala Shedota ya binima, binima. zene ko destiri bini, turazone beyasi, turazone ko desta, bigaragare ko twasenze sheshemu, abagaragu n'abajakazi bimenyekane ko twiriwe mu nzu yawe. Urakoze Mana, niweho riba rimara imyota, niweho giti turyaho tugahaga, niweho muzabibi w'ukuri, niweho ushoboye byose, ibidashoboka niwe bishobora, niweho uruhura abarushe, niweho utabara ubwoko bwawe, niweho uzatugeza mu ijuru. Ngwino udufate amaboko, izi mbaraga tutazifite no kujya mu ijuru biragoye, kubera ko amaso yacu abakireba baduhemukiye, amaso yacu abagihanze iby'isi, ariko dukeneye imbaraga zirenga ibintu ndetse zikarenga n'abantu. Tugukomeye amashyi, tugukomeye amashyi, tukuvugirije impundu mu izina rya Yesu.